yawe mu gitondo nturara utabyumvise ya matitire yanyu nk'abanyamakuru. Amakuru mfite aturuka mu ijuru si njye nyine yayaha ndabizi. Imana ifite abantu benshi yakoresha. Ikindi jije rero ntabwo ari icyorezo ko twabonye covid, tubona za malariya, tubona za korera, twabonye imbasa, twabonye ibintu byinshi, abantu twahunze tukagera Kongo. Amaso yacu yabonye ibintu byinshi, twabonye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Imana ikinga ukuboko. Turashimira abashibutse, turashimira ababigizemo uruhare mu kuyihagarika. Ukwiriye guhiga mugenzi we. Umuntu wese yari akwiriye kumenya simpamya ko abantu bari gupfa imbibi muzongera gupfa imbibi. Ntago mbizi. Abantu barabizi ko ntajya mpfa kurira. Icyampa Imana igakora abantu ku maso, abantu bakongera bakagisha Uwiteka inama. Niba ari iz'umuruho ntago mbizi, niba zavuye kuri Satani ntabyo nzi, niba ari n'iz'Imana ntabwo mbizi, njye narose. Hanyuma mpabwa ijambo rivuga ngo umuntu wese akundane na mugenzi we kabone naho byaba bidashoboka. Yego. Nyabuna 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 mureka abasenyana basenyane, mureka abasebanya basebanyane. Mundebe hano, mundebe munyitegereze. Angiye. Yesu ashimwe cyane kandi ahimbazwe kuri mwese mukurikiye ibiganiro byacu. Twifurije amahoro n'ukuri ayo ngayo Yesu atanga. Abari mu Rwanda n'abari mu Rwanda iyo mwese rero muhabwe umugisha n'Imana kuko mwahisemo kudukurikira, kandi kiruta byose tubabwire ngo ntimuze kugenda mutumvise ubutumwa bw'uyu munsi. Ni kenshi cyane tuvuga, ni byinshi cyane dukora, ariko tujye twibuka ko Imana ariyo nkuru muri byose. Ngarutse kuri uruhande rero nari ndiho n'ubundi ejo hashize, kubera ko birandyohera cyane kandi bikaba byiza cyane kuganira n'abana b'Imana, na cyane ko uyu mugabo Niyushaka Theogene ni umuhanuzi w'Imana kandi wagiye uvugwaho kuvuga ibintu biremereye kandi abantu bakabibonesha amaso. Ukwezi kugiye gushira, donc kuranashize, ahubwo amezi abiri agiye gushira ubwo mu Rwanda hari hatangiye kuvugwa icyorezo cya monkeypox cyangwa se ubushita n'ibindi bintu nk'ibyo. Nibwo yaje gutambutsa message Imana ari muhaye, ngire ngo iri kugenda inahura cyane n'ibiriho ubu ngubu turi kugenda tubona. Niyo mpamvu rero nifuje ko uyu munsi tuganira byinshi cyane, ngire ngo turaza kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Tewe Yesu ashimwe cyane. Imbazwe. Ndabona nta mbaraga nyinshi ufite, wacitse intege, sinzi impamvu, kandi mbona nta kintu cyatuma usubira inyuma, intege zitagombye gucika. Iyo nyirinzu anzirikana ntago mba ndi mu mavuta. Iyo nyirinzu akuzirikana gute? Ari kwezi kwashize turi ku itariki yawe. Kurarenze ahubwo. Kwarenze. Urumva rero iyo anzirikana ntago navuga ngo ndi mu bihe byiza by'amasengesho. Bwira abantu badukurikiye, musurire barya bera nyabuna, musurire ibiganiro biriho, hariho ubutumwa yitangira yicecekeye, nta byacitse ntaki, ariko ubutumwa bugatambuka. Iriba rya Bera TV muri sure mu subscribing kandi mwumve birambuye message ziriho. Sinzi ukuntu ndi kwigendera nkurikira ibiganiro byewe bitandukanye, nza kugwa kuri message Imana yamuhaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8. Urumva amezi agiye kugwira 2, tugiye kwinjira no muri ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10, amezi agiye kugwira 2. Imana imuhaye iyo message, ndavuga reka nyumve nze no kubona byishane nza kuza kumuganizaho. Reka mbere ya byose reka Theo mbanze nk'aka kanya usuza abantu bacu, tunasengera aka kanya tugiye kujyamo kugira ngo Mwuka Wera
n'ubundi atuyobore muri kino kiganiro kuko n'ubundi nawe utuyobora ibihe byose. turabasuhuje mu izina rya Yesu, Amen. aho muherereye hose mugubwe neza, Imana irabakunda. Yesu wa nyawe ntabwo ari umugore. Theo, iri sengesho reka ndisenge kugira ngo dutangire kino kiganiro, maze dusabe umwuka wera abane natwe muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana data waremye ijuru n'isi, turagushimye turaguhimbaje kongeye kuduha amahirwe yo kuba turi kubasha kuvuga, yo kuba turi bazima. Hari benshi batakiriho, si uko aricyo tubarusha, n'ubuntu utugirira. Reka kubw'uyu mwanya uduhaye kuganira n'uyu mukozi wawe, n'uyu muvugabutumwa n'ibishaka Theogene, hari byinshi cyane wagiye umukoresha, hari n'ibyo ukimukoresha, hari n'ibindi bikomeye uzamukoresha biri imbere. Turagusabye ngo umuyobore muri kino kiganiro, yemeye kwicarana natwe kugira ngo tuganire, tuvuge iby'umurimo wawe, tuvuge iby'ubutumwa bwiza bwawe. Ndasaba ngo mwuka wera muyobore, kandi n'abadukurikiye bose ubahe gusobanukirwa no kumenya, kandi ubahe umutima woroheje wo guca bugufi kugira ngo barusheho kumenya ndetse no kwihana, kugira ngo ubwo umunsi w'urubanza uzaba ugeze tutazacibwaho iteka cyangwa se ngo turimbuke, ahubwo tuzagirirwe neza n'ubuntu bwawe, by'umwihariko n'ubutumwa tugiye kumva muri kino kiganiro. Rero ngwino utuyobore kandi utugirire neza, udufashe twebwe n'abagiye kudukurikira bose, duhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Theo, rero ntabwo ndi butinde mu nzira kubera ko ndashaka ko tuganira byinshi cyane. Hari ikiganiro twakoranye ejo hashize, hari abantu benshi cyane bakomeje kwibaza ngo iyi mpeta nzi ko twayivuzeho byinshi, ariko hari abantu batabashije kumva nyirizina icyo wasobanuye. Iyi mpeta yawe abantu bakomeje gukomantaho, ndagira ngo abantu yenda bagiye kubyumva batabyumvise mu kiganiro twagiranye, ugira ikintu yivugaho, kubera ko ni byinshi cyane twabivuga, ariko by'umwihariko n'umuntu utarayumvishe aze kubasha kuza gusobanukirwa neza, bitaza kumuvanga mu bitekerezo cyangwa se kuba byamuyobya, kuko hari impeta uri umudivorce. Kuba uri umudivorce utari mu yindi relationship iyo ari yo yose, nta fiançailles cyangwa ikindi kintu, ya divorce hari urutoki bayambaraho, ngira ngo niba ari urukurikira urwo simbyibuka neza, ariko hari icyo wabivuga kugira ngo bize kuba umucyo, nicyo mbere yo kugira ngo bize kugera neza cyane. Okay, nabonye ari ibintu byabaye birebire, abandi bakanyura ku ruhande bakampamagara. Njyewe Theogene nibishaka, ndi umwe mu bagabo batagize umugisha wo kugira urugo ruramba. Rero ntabwo iyi mpeta ari umurimbo nambaye cyangwa se iya life. Yego. Nshobora kuba nyambaye nta mugore wayinyambitse. Ndi umubyeyi jyewe. Yego. Ubundi impeta tuzategura ikiganiro cyayo cyihariye gisobanura impeta ni icyo ubundi. Ariko muri intro cyangwa se mu magambo makeya, yego, ubundi impeta ni ikimenyetso cy'icyo wowe wemera uri cyo. Impeta ntiyangira umugabo ntari we, ntabwo bishoboka. Ntiyanangira umusore ntari we, yego, nabyo ntibishoboka. Ariko njyewe nyambaye kuko ndi umugabo, nta gahunda yo kwiyoberanya ufite. Uti impeta isobanuye byinshi, kandi mu buryo ni nabyo koko ni ikimenyetso cy'ubudahemuka, ndetse subwo navuga byinshi cyane, ntayo ndambara, ariko nanjye igihe kizagera nyambare. Ariko hari abajya bambwira ngo nanjye bajya babona nambaye impeta, hari igihe nanjye njya nyambara nyine. Ubundi wemera kuri iki? Njye ndi umugabo. Uri umugabo, ntabwo ndi umusore. Si byo se? Oya, ariko ya divorce abantu bayambara. No, divorce rega, divorce ntabwo ari inkoni umuntu yicumbagiriraho ngo agere aho ashaka kugera rwose. Njye mfite Wihogora Sharon, mfite Lucky. Ufite Lucky. Ndakora iki mba umusore, ndakora iki ngo nongere mba imanzi? Ni ukuri nta gihari. Ndi papa w'abana. Yego. Abantu bumve ko nyambaye kuko mfite umuryango, mfite famiye. Yego. Nunkunda
ntibimubuze kuko nyambaye, ndumva icyo atari ikibazo. Nagera n'uwongera kumbaza iby'impeta ngire ngo icyo tunakivuyeho cyane. kinarangire. N'ababishaka yenda bashaka kumenya byinshi bakwihamagarire. Njye ndi umugabo, ntabwo ndi umusore. Kandi uri proud yabyo. Kuba ntabana na nyina w'abana, ni abana b'isezerano, Yego. ntabwo nababyaye hanze, kandi ntabwo nashenye kuko nari narishingiye. N'ibiza byaje bikubita iwanjye nk'ibivuye iwawe. Mukomere. Nuko rero reka twinjirire muri gahunda yacu y'umunsi. Ngire ngo icyo cyo cyari cyatuzinduye nuko yari intangamarara y'akantu abantu numvishe bagizeho ikibazo, ariko ngire ngo n'abantu twanabisobanuye bihagije. N'ubu ngire ngo tubivuzeho, nizere ko bitazongera gukerereza abantu bibaza iby'iyo mpeta. Uzabona bubatse batazambaye, kandi bubatse batanemera ko ari abagabo n'abagore. N'abanabyemera uzabona batanazambaye. Ibyo rero by'impeta ntibikagire aho bicumuza. Ngire ngo buri muntu afite uko abyumva ndetse n'uko abyemera. Sasa uyu munsi turi mu ntangiriro za kuno kwezi kwa 10, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 nibwo nabonye wakoze ikiganiro cya message zari ziremereye cyane Imana yari yaguhaye. Icya mbere hari harimo message watambukije uvuga ku bijyanye no gusenywa kw'isengero, uvugamo ubutumwa bugiye butandukanye, ariko uza kwitsa ku cyorezo cy'inkende monkeypox. Ariko urababwira ngo se ko muri kurira ari umurabyo inkuba zitareza, usobanura neza yuko hari ibindi biri imbere kandi ari byo biteye ubwoba cyane. Iyo turaza kubigarukaho. Teo, iriya message abantu benshi cyane bayumvishe, bagarutse bayihuza na kino cyorezo. Nge no kukivuga sindashobora kukimenya neza ngo nyishobore kugisubiramo uko cyitwa, ariko hari icyaje ku buryo twongeye kubona za message za minisante yatanga mu gihe cya covid ngo harwaye aba, hapfuye aba, abari gukurikiranwa naba, abakize naba. Bongera kubuza abantu gusura abarwayi kwa muganga, bongera kubuza abantu kujya mu kwitabira ikiriyo cy'abantu bishwe n'iriya ndwara n'ibindi byinshi cyane twabonye bisa n'ibya covid. Abantu bakomeje no kuvuga ngo guma mu rugo. Sakwe yayo yongeye kuvuga. Teo, reka ngo aka kanya ugira abantu ikintu ubwira abantu badukurikiye, by'umwihariko abari kumva kino kiganiro ku bijyanye na kino cyorezo ndetse na iriya message mu buryo burambuye Imana yari yaguhaye kiriya gihe. Yego. Biragoye ko umuntu iyo avuga ari mu mwuka, ubwo ndavuga ku bakristo bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Njyewe nari ndi mu masengesho y'iminsi ngire ngo ni 2. Ayo masengesho yari prive kuri jye. Imana yaransanze irambwira ngo fata amasengesho y'iminsi 2, hari icyo nshaka kuvugana nawe, njye nawe turi babiri. Ivuga rimwe rero nkumva kabiri, ndayakora. Nayakoreye ahantu, ntago nayakoreye mu rugo, nayakoreye ahantu hatari mu rugo kandi hatari no mu nzu, ariko kandi hatari no mu mwobo. Mpabwa message, ariko mbanza kugisha Uwiteka inama. Ndavuga ngo Mana, ko mvuye muri gereza, ibi byo ndabivuga gute? Wabonaga bishobora kugusubizayo? Birenze no kunsubizayo. Hari ugusubirayo, buriya gusubirayo n'insubiracyaha n'ibindi, nisubira icyo bita icyaha, ni ibintu bibi cyane. Rero iyi message nyitanga nagerageje kugenekereza, kugabanya uburemere byapimaga. Ni ukuvuga Theogene nagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ntanga message impanura, ariko haza kubaho one team yagaragaye inetarariza cyangwa se isenya ibyo nahanuye, kugira ngo hari
niba ari sinzi system bagucishe banca bugufi. intege bati nimurebe niki yahanuye, ko yahanuye urupfu kwa Ezekiyeli rurihe, ko yahanuye gusenyuka kwa runaka, n'ibintu birebire biri aho ngaho. Ariko mu mwuka sinjya mpangana, njye nahangana ku giti cyanjye nkanjye mu mubiri, ariko mu mwuka ntago njya mpangana. Abo tugendana barabizi, kuko niba duhanura ntago ari twebwe tubisohoza. Rero nibwo abantu bari bacitse ikikuba, ubona ko ibintu bisa nkaho, nibwo hateye abahanuzi b'amarangamutima bumvise amakuru. Hari ukuntu umuntu yumva amakuru kuri radiyo cyangwa kuri YouTube cyangwa se kuri interinete, akaza ati mwumva uko imbwiye, batiguma mu rugo yihuse, ibintu biri aho, kubera kiriya cyorezo cyari cyateye nyine cy'ubushita bw'inkende. Aro ni Imana yambwiye ngo genda ubabwire ko icyo ntakizi. Yo monkeypox. Yes, genda uhanure ko icyo cyorezo ntacyo gitwaye, ahubwo ubabwire ngo ikiri inyuma yacyo icyo cyo kwitondera, ari cyo cyo kwitondera, aba ari cyo kibatera ubwoba, kandi aba ari cyo mutinya, aba ari nacyo musengera. Yego. Rero natunguwe no kubona mfunguye televiziyo mu rugo, mbona minisita w'ubuzima arimo arabisobanura, arabivuga, nagitangiye ndagisoza, ariko agisobanurana ubwenge na diplomasi. Ariko mu by'ukuri ugiye gusesengura ku ruhande rwawe, nicyo nyine leta ibibereyeho, kudahabura abaturage cyangwa se kubakura umutima. Ariko nitureba nabi, hano harimo guma mu rugo ishobora no kuruta iyo muri covid ya mbere, kuko iki cyo noneho kirararika. Urumva gifite ukuntu kirimo kwitsimba ukwacyo, kandi utapfa kumenya ngo noneho ninde, noneho ni gute, noneho byubatse gute. So kandi cyahereye mu bakomeye, twabonye ko hari yego bamwe kimaze kwica kandi bakomeye, barimo n'abaganga, yego, baba docteur. Yes. Urumva niba kiri gukubita ahababaza, kigafata aho mu bushorishori bafite experience yo kuba batwitaho, urumva nyine ntago ari ibintu bigize, ntago ari ibintu byoroshye. So iri joro rero nibwo naje kuryama, ndaryama nk'uko nsanzwe ndyama, ariko mu gitondo saa 2, kubera ko habyutse hameze habyutse ikirere cy'imvura, nongera kugira iyerekwa riteye ritya. Abantu b'Imana mureke imikino. Sinzi niba abantu bamaze kubona ko nacishije make, ya marere muraza kwibaza ngo ari hehe. Ntawanteye ubwoba, ryafuhe ryinshi, nta nubwo ari uko nafunzwe, ahubwo ngewe iyo namaze kubona ibyago byinshi biri imbere, ngewe ntago mpinduka mbere. Then stoke iyo imaze kuzura, ninkoresha iki kinyarwanda, niho rero abantu bumve ko gusubira mu buhanuzi biragora, ariko ntago tuje kubudetaya tape par etape, tubanyurizeho babwumve bwose. Muraza kubyumva uko byatangiye nuko byarangiye. Ariko mu kanya saa 2 z'iki gitondo ndyamye, nibwo agatotsi kantwaye, Imana iransanga, nari mu rugo njyenyine, inyereka umujyi wa Kigali wongeye kumeramo ibihuru n'amashyamba. Hanyuma ijwi rirambwira ngo Imana itanze ikintu gituma imvura itazongera kubura muri iki gihugu. Ibyo birarangiye. Ni imvura y'umugisha, ni imvura Pasi, Imana yambwiye imvura ko Kigali igiye kongera kumeramo amashyamba,
deni hanyuma ibyo bihuru bikajya bikurura ikirere gitanga imvura. Ubwo tubigenda uko nguko. Icya kabiri, nongera kwibutswa kongera kuvuga ngo ese banyarwanda banyarwandakazi, buje mwapfuye iki? Buje ntekereza ko ni ikintu ni akantu bacana kaba mu rudodo. Hanyuma Imana irongera irambwira ngo ese ubu mwatonganye no kudepa amazi mu nzu, mwatonganye nabyo, kuki mwizera amazi y'ikigega? Ese umunsi amazi yabuze bizagenda bite? Irambwira ngo wongere ubanyibukirize ko bakwiriye koza injerekani zabo, hanyuma bakongera kudepa amazi, bige kujya badepa amazi mu nzu. Ubwo wenda hari impamvu Imana niyo ibizi, ntago njyewe yambwiye impamvu abantu bakwiriye kudepa amazi mu nzu. Hanyuma irongera irambwira ngo nta muntu n'uyu n'umwe ufite ubwenge bubara udakwiriye gutunga ifu y'igikoma mu nzu ye, yaba ukomeye yaba uworoheje, ako gafu ni ngombwa. Kuko hari igihe imyotsi izaba idakenewe bikaba ngombwa ko umuntu acana ibintu bitagaragaza imyotsi. Urumva rero byaba bigoye ko wateka ibishyimbo umwotsi ntupfe kugaragara, cyangwa se umwuka, sinzi ikinyarwanda ubwo ndi bukoreshe, umwuka w'ibishyimbo ntututumuke ngo ujye hejuru. Ibi nabihawe mu gitondo, ntago ari ibyahashize, ariko ngiye kubona mbona hari udusozi tumwe na tumwe muri uyu mujyi tugiye tumeraho za kimbaze, ukajya kubona ukabona umuntu nyine aravuze ati jyewe iyi nzu ndumva nyihaze, ukajya kubona ukabona afashe ivarisi arigendeye. Nyine namwe murumva inzozi ko ari inzozi, cyangwa se iyerekwa mu kindi kinyarwanda cy'abakristo cyangwa cy'abarokore. Hanyuma mbona umuswa, udusimba twitwa umuswa, ngira ngo mwese muratuzi. Umuswa uragenda uhekenya, upfumura mu butaka. Umaze gupfumura mu butaka, uhekenya imizi y'igiti. Abantu bakunda kugenda ku nzira nk'ahantu nk'ibiti byameze bisobetse uruzitiro, hari ubwo umuswa wubaka nko ku giti runaka ugasanga cyaranaguye, cyangwa se umuyaga wagikoraho gatoya kigahita gihirima kuko umuswa wakiririyemo imbere. Imana rero inyereka icyo giti umuswa warakiririyemo imbere mu mizi, haba haje rero akayaga k'amafuti karagihirika, kikubise hasi. Muri icyo giti hari harimo inzuki. Inzuki rero umutiba wahise ushwanyuka, nabonaga ari umutiba wa kijyambere w'imbaho. Inzuki ziratatana, hanyuma zitangira kuryana, kubera ko nyine ubwo niba zari zitaye ekilibure simbizi, icyatumye ziryana ni uko icyo giti umuyaga wari ugihushe kiguye hasi. Hanyuma Imana irambwira ngo yemwe abari kuramburira amaboko mukamanika ipiki ugakubita urusengero hasi. Sinzi niba munyumvise, ntago mbizi. Ndi kukumva neza cyane. Imana irambwira ngo niba utinyutse ukamanika amaboko ugafata ipiki ukayasa urusengero,
ese waba uzi ko hari ifoto Imana yagufotoye? Hanyuma rero ijwi rirambwira ngo izo nzuki zatatanye niziza kwarika iwawe uzihangane, niho zizaba zibonye ubuturo. Rimwe na rimwe rero nubwo mwandika mudutuka cyangwa mukaduhamagara mudutuka ku babyeyi, hari ubwo muturenganya. Inzozi rero ni inzozi, ndaha kubabwira inzozi. Niba ari iz'umuruho ntago mbizi, niba zavuye kuri Satani ntabyo nzi, niba ari n'iz'Imana ntabwo mbizi, njye narose. Hanyuma mpabwa ijambo rivuga ngo umuntu wese akundane na mugenzi we kabone naho byaba bidashoboka. Yego. Kandi ufite icyapfa na mugenzi we basangane barangizanye ikibazo. Niyo mpamvu rero bamwe bari kwibaza ngo kuki Theogene wambaye impeta. Ntabwo iki ari igihe cyo kuyikuramo, wa mugabo we cyangwa wa mugore we. Ushaka wakiyambarira, mu minsi mike iri imbere uwayikuyemo ntacyo azaba akurushije, ndetse n'uzaba yambaye nawe ntacyo azaba akurushije. Hari abo tuzahurira muri kurusi igiye kuba mu minsi iri imbere, umwe yakuyemo. Ni igihe tugiye kwinjiramo umuntu wese akajugunya ibimuremerera, ariko iki si igihe cyo gukuramo, ubwo ni igihe cyo kwiyambarira, kuko uwakuyemo n'uwambaye bose bagiye guhuriza akaboko mu isahani imwe, bagiye guhuriza amaboko mu mbehe. Nsoza rero iyerekwa nibwo nagiye kubona mbona uwakwirukankanye nawe hari andi maguru amwirukankanye, uwaguhagurukiye mbona hari abandi nabo bamuhagurukiye. Ariko ijwi rirambwira ngo ntagire umuntu wongera gucumuzwa n'ikibazo cy'amadini n'amatorero, kandi ntihagire umuntu wongera kwibaza ku by'ifungwa by'insengero. Uretse message Imana yampaye ngo uretse n'insengero, nibiba na ngombwa n'inzu nazo ziragabanwa kugira ngo dutere ibiti biribwa, dukora amajaride, dusukura umujyi. Ariko kandi Yesu arambwira ngo ari mu nzira. Ubwo nimwumva ntakivuga, naba nkiriho simbizi, naba nzaba ndahandi hantu ntago mbizi, kuko iyi si si ya mama, isi ifite bene yo, ni y'abanyamaboko. Rero mu nsengere, mbahaye icyifuzo cyo kunsengera. Kandi nawe ugomba gusengera abandi ahubwo, cyane ko buriya umuhanuzi agiye kuba imari muri iyi minsi, aho uzajya utega indege ukava muri Amerika ugiye gushaka umuhanuzi mu Rwanda kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Uwo mu Rwanda nawe akurira indi agiye gushaka umuhanuzi. Then mu magambo make mu Kinyarwanda cyoroheje kidakakaye, umuhanuzi agiye kuba imari. Rero uzi ubwenge asenge. Imana irambwira ngo ugende utangire itangazo ko hagiye guhaguruka abahanuzi benshi bagiye kumbeshyera bashingiye ku marangamutima yabo cyangwa se ku byo bari kumva. Imana rero irambwira ngo ntimukuke umutima, iki cyorezo ni icy'igihe gito. Irambwira ngo iki kikurikiye, iki kiri inyuma, ikiri inyuma y'iki cyorezo, ikiri inyuma yacyo kigikurikiye. Nanone yego mugitinya, ariko ntimukuke umutima cyane, ahubwo Imana irambwira ngo musengere imirindi, ibirenge biri inyuma y'iki cyorezo. Irambwira ngo mbabwire ngo ntabwo kije cyonyine,
kiri kumwe n'umwami wacyo. Kansubiremo, iki cyorezo kiri kumwe n'umwami wacyo, deni gifite umwami ukiyoboye kandi ugishoreye. Cyaje rero gifite amabwiriza. Imana yambwiye ngo yagihaye izina rivuga ngo humuka urebe ureke kwisinziriza. Ndasubiramo, izina yampaye ry'iki cyorezo, yego abagipimye bazi izina nyine, abantu barita n'Imana ikita. Hari uwiswe ngizwe nayo, undi nawe yitwa Bagirutwe, ariko hari n'Abazirutwe. Rero irambwira ngo icyitonderwa, inyuma y'iki cyorezo hari imirindi ije igikurikiye, deni hari ibirenge biri inyuma y'iki cyorezo. Aho rero inyuma yacyo nikirangira, mu nyumve, nikirangira n'iyo mirindi ikarangira, iyo midiho y'abantu tutatumiye, deni dufite abashitsi badakenewe tutatumiye, babyita, Imana yambwiye ngo abo bashitsi bitwa byanguhave, niryo zina yampaye ry'abo bashitsi. Deni ni umushitsi witwa byanguhave, kingura cyangwa se urorere, n'ubundi ndi umushitsi witwa byanguhave. Urumva rero uwo mushitsi gahunda yo kumwinginga ntayihari, noneho kumubaza ngo turakwakiriza iki, ntago ari ngombwa, we araza yiyakire. Ubwo urumva niba ari ibijumba, niba ari ibiki byagusangana, ubwo ararya ibyo. Ni umushitsi, kandi uyu mushitsi afite intego, gusa ntazasubirayo. Ubwo numukingurira rero uze kwisura. Hanyuma izina ry'uyu mushitsi yitwa Byanguhave. Nta karere atazageramo, nta murenge atazageramo, nta kagari atazasura, yitwa Byanguhave. Nitabye rero telefone y'umuntu uri mu mujyi, twari dufitanye gahunda, ari kumpamagara, ngenda nyihera agapira ko kwiyambarira, nashidukiye hejuru. Rero Imana iri kumbwira ngo ugende ubambwirire ngo uwo mushitsi yitwa Byanguhave. Hanyuma ariko mo hagati y'uko Byanguhave aza, Byanguhave rero naza, uwo mushitsi nyine namara kuza, nibwo uzajya kubona ubone nk'akagugu, hari agasozi nyine kamezemo ibiti. Ubwo imvura ntizongera kubura mu murenge wa Kinyinya. Ujye kubona rero ubone Kimironko, naho hari akandi gasozi kamezeho ibyatsi n'ibiti. Bivuga ngo Kimironko nabwo hari igihe itazongera kubura imvura. Deni mu yandi magambo, ntabwo mu Rwanda tuzongera kubura imvura. Abari bafite ubwoba bwo kwicwa n'inzara, ntabwo tuzongera kugira ikibazo cyo kurumbya kubera izuba. Imvura yo tuzaba tuyifite, kubera ko Imana igiye kumeza amashyamba amwe n'amwe i Kigali, ku buryo nyine tuzajya tubonera imvura ku gihe, bitadusabye gusenga ngo tujye ku mavi, ngo bya bindi twajya ngo Mana duha imvura, basi niba ibiryo byahenze tubone na dodo. Nubwo butumwa rero Imana yampaye, mwambaza ibindi bitandukanye n'ibi. Iyo umuntu yumvisha ibi bintu ushobora gutekereza ibintu byinshi cyane. Ibyo ni akazi kanyu, utekereza ibye, ibyo biramureba, ni ukuntu ahawe. Kuri mesaje turabizi, yenda nka Kagugu wenda hari uduce tutariho abantu, ariko urebye Kagugu donc za Kimironko cyangwa se n'ahandi hantu muri Kigali, ubona ko ahantu hose hatuwe n'amashyamba, hari kuri za Jari n'utundi dusozi twa za Noruveje n'indi misozi ya za Mont Kigali, hano hatandukanye, ubona ko ari uduce tugiye turiho amashyamba. Bashobora kwibaza ayo mashyamba mu buryo bw'umwuka, nagira ngo urumva banashobora kubyumvisha umubiri, kavuga toke tubwo nta amashyamba se ntahari, yarase ibiti n'ibihari, ukaza ubona amashyamba ahantu hose arahari. N'ibisanzwe ni Kigali, niyo urebye nk'ahari mu Kiyovu turi kureba hakurya, urabona ni amashyamba. Za Kacyiru hari ubona ko hari ibiti byinshi cyane bigiye bihari. Buri gace kose muri Kigali ubona ko twakanguriwe gutera ibiti kugira ngo turwanye isuri, ndetse tunarwane n'imyuka mibi ituruka ku mamodoka, ibinyabiziga byinshi, ndetse na population nini iri mu mujyi, kugira ngo tubashe gukontorora umwuka duhumeka,
uturuka ndetse n'indi ituruka ku bindi imirimo y'amaboko y'abantu. Ibyo byose, iryo shyamba ni inkuru nziza yuko nta nzara izongera kwica abantu, cyangwa se ngo abantu bavuge ngo barumbije kubera ko twabuze imvura ihagije. Ibi bintu bisobanuye iki Nyakubyara? rero nabonaga ari uko bimeze, ariko hari higanjemo imbuto ziribwa. Wenda birashoboka wenda ko leta ni umubyeyi ishobora gufata decision yo kuvuga ngo wenda mutere ibiti biribwa bibe byinshi, cyangwa se habeho zone wenda y'icyanya cy'imbuto, simbizi. Leta ni umubyeyi. Icyo nzi cyo ni uko nzi ko nabonaga udushyamba ariko harimo n'imbuto ziribwa, ariko mbibutse ko ari inzozi. Ariko inzozi zawe ndazitinya, nizere ko atari nanjye gusa. Umunsi twari twicaye munsi ya kiriya giti ubwo watambukije mesaje iremereye cyane, waje no kugeraho uvugamo umugabo witwa Zerafati. Ndabyibuka cyane, sinzi niba wowe ubyibuka. Uri kuvuga izi nsengero abantu barimo, ubwira abantu ngo nibasohoke muri ayo marimbi kubera ko ibintu barimo babona ari insengero atari insengero. Uvuga ku mihango bagenda bakorerwa, hari ibintu by'amaperfume bagenda bapuriza abantu ngo it's kind of anointing, gusigwa amavuta. Ubwira abantu ko ibyo bintu by'amavaze birimo izindi mbaraga. Impamvu nkubwiye iki kintu ni uko waravuze ngo inzozi zawe gutyo ngereko nsanga atari inzozi zisanzwe, ahubwo hari ikindi kintu ziba zifite. Bidatinze uvuga no kuri izo nsengero yuko hari insengero zitazongera kubaho ukundi. Twabonye ko hari zatangiye gusenwa, hari n'izindi mu Rwanda nabonye nko muri Musanze mu majyaruguru harimo insengero zirenga 100 zigiye gusenwa. Nabonye mu majyepfo naho hari insengero 100 zigiye gusenwa. Mu mujyi wa Kigali naho hari izindi zigiye gusenwa kubera ko zitakurikije ibyo amategeko agena. Sasa tugaze no kurozera Zerafati, nabonye ngo hari umwana uri kuza avuga ngo byagenze kuriya. Ibyo ni bindeba, nabibonye uko nguko, ariko nibuka ko hari ikintu ugize kuvuga hariya. Ibi bintu ugenda uvuga nk'inzozi zawe warose, bikaza kurangira hari ibintu tubonye nk'ibyo yavuze kwa ba Ezekiel, twagiye tubona n'ibindi wagiye ubona handi, twagiye tubona ibimenyetso byabyo. Ibi bintu kuri wowe ibi bintu ko ari byinshi biri guhurirana, imbere hameze hate? Hahisha iki ku muntu usenga n'udasenga? Kuko twamaze kumva ngo uwambaye n'utambaye wese bagiye guriza akaboko ku isahani imwe. Bishatse kuvuga ngo amahoro agiye kuza, ntawe uzongera kwishisha undi, nta n'uzongera kugira urwikekwe. Niko nahize mbyumva ngewe gutyo, ubwo nawe afite uko ndabyumva nafite uko abidusobanurira. So ibi bintu bihisha iki by'izo nzozi zawe? Nibyo gusenga kw'insengero n'ibindi byinshi cyane bihari, abantu bose bari kujya bavuga ngo gutyo. Cyama Imana igakora ku maso y'abantu, nta muntu waryana n'undi, nta muntu wari ukwiriye guhiga mugenzi we. Umuntu wese yari akwiriye kumenya simpamya ko abantu bari gupfa imbibi muzongera gupfa imbibi, ntago mbizi. Abantu barabizi ko ntajya mpfa kurira. Icyampa Imana igakora abantu ku maso, abantu bakongera bakagisha Uwiteka inama. Njye nigiriye ubwoba, simbabeshye. Imana idufashe, ariko ntago mbizi, ikora uko ishaka, niyo mugenga wa byose. Abahanga
baravuze ngo iyo nyir'umuringa aje utega ukuboko. ni ukuri. Iyo Imana ivuze ndavuga, yaceceka ngaceceka. Abantu barebe ahahise gatoya nari meze nk'umuntu wibereye muri ambiyanse, nibereye mu nkuru nk'abandi bose. Rero iyo ihagurutse ndabimenya, ni wo mugisha nagiriwe. Ntago ndwanirira abantu ukabati se urinde igisha inama, ntago ingisha inama. Iki giye gukora ntago ikimbaza, ntago imbaza ngo mbigenze nte. Ariko ku bakristo barabizi ko hari abantu Imana yabwiye ko nta kizabahisha. Iryo sezerano rero ndarigira. Nagize umugisha wo kumbwira ati mwana wanjye va muri ibi, cyangwa se hindukira. Uwo mugisha ndawugira. Banyarwanda mureke dushira amavi hasi. Hari n'ibyo tutavuga, ariko ntimuzatungurwe no kubona bibaye ngombwa ko hamwe na hamwe tubura umuriro w'amashanyarazi. Nyamara wenda birashoboka ko abashitsi bazaba baje, simbizi, bizaniye iwabo muriro. Hari inyamaswa zidakunda amatara. Hari inyamaswa zidakunda amatara. Hari aho biba ngombwa ko zidashaka kubona umuriro. Yego. Gusa mu magambo menshi ntajya haburamo ibicumuro. Narotaga, nemera ko navangirwa ndi umuntu, nemera ko inzozi ni inzozi nyine, wenda zaba ari n'iz'umuruho. Nibyo narose. Dukomeje kuri iyi ngingo, n'ikiriza umugabo burya ntikiba cyoroshye, kubera ko ngo ayo umugabo n'ubundi atemba ajya mu nda, ariko iyo atembye azi imusozi biba bikomeye cyane. Abantu benshi mu mboni yawe, mu by'Imana agiye kwereka n'ibyo agiye kubwira, iyi nkubiri yo gusenya insengero, iyi nkubiri yo guhagarika abakora umurimo w'Imana batujuje ibisabwa, kandi byo guhamagarwa n'iby'umwuka, icyo tureba ni ibifatika. Twebwe byo mu mwuka bimenwa na nyir'umwuka wera, ni Imana. Ariko icyo ntekereza ndi no kwibaza, kimwe n'abandi benshi nanakubaza aka kanya nawe, iyi nkubiri yo gusenya izi nsengero, benshi bavuze ati ni Imana ibikoze, ni amaboko y'umwana w'umuntu. Ese ni ibyahanuwe birimo birasoza? Isi kiraza gukurikira ibi ngibi ni ikihe, kugira ngo uwumva amenye kandi asobanukirwe n'ibiri imbere? Pasi, nigeze mpanura ko imiryango irangaye cyangwa se iri opening ku bahanuzi. Ikimbabaje nuko hari abagiye kuzira ko bakeneye kumenyekana, aricyo bazize. Cyane ko Imana yambwiye ko iki cyorezo ntabwo ari igihano cy'Imana. Oya. Abantu baze kumva neza, nimunahanura ndabizi ubu mugiye guhita mwataka muti Imana yarabinyeretse. Imana yarabinyeretse, ni igihano, mwagomeye Uwiteka. Oya, nta hantu bihuriye. Iki cyorezo reka nsabe ntigitume abantu baba busy. Yego twirinde, ariko ntikikugire busy. Iki cyorezo ni inzira y'umujura.
ntabwo ari igihano kivuye ku Mana. Abantu mujye, ntabwo ibi bintu byose bibaye ari ibihano ku banyarwanda, kuko se nabo bizera bonyine. ntabwo ari twebwe gihugu cyaba cyaragomeye Imana muri iyi si. Rero mwitonde, ndumva n'inyuma yanjye barimo bajujura ngo ni inkoni y'Imana n'ibindi bisa nabyo. Ndabizi yo mu Rwanda hakomye gato, n'abari muryamye muraza muti mbihawe nonaha, mbihawe mu gitondo, nturara utabyumvise ya matitire yanyu nk'abanyamakuru. Amakuru mfite aturuka mu ijuru, si njye nyine yayaha, ndabizi Imana ifite abantu benshi yakoresha. Ikindi jije rero, ntabwo ari icyorezo ko twabonye covid, tubona za malariya, tubona za korera, twabonye imbasa, twabonye ibintu byinshi, abantu twahunze tukagera Kongo, amaso yacu yabonye ibintu byinshi. Twabonye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Imana ikinga ukuboko. Turashimira abashibutse, turashimira ababigizemo uruhare mu kuyihagarika. Iki cyorezo rero mu gitandukanye n'ibindi bintu mwagiye mubona muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iki cyorezo kirazana n'abazungu, iki cyorezo kirazana no kugabanya ubucucike mu mujyi wa Kigali, iki cyorezo kirazana no kuba harimo ibintu byinshi muri iki cyorezo. Reka mvuge ngo iyi ni oningi, ntababeshya njye mbaza Imana. Imana yambwiye ngo hari agasuzuguro k'umuntu umwe n'amaboko ye, ariko nayibaje ngo uyu muntu ninde, irambwira ngo have. Shira birarura. Ibyiza ni uko utamumenya kuruta uko wamumenya. Imana irambwira ngo hari agasuzuguro k'abantu 5 kanzanye. Nuko yambwiye, none se mwami, uyu muntu wagusuzuguye ninde? Imana irambwira ngo mwana wanjye, ikiruta ni uko utamumenya kuruta uko wamumenya. Mvuze ngo ndamuzi, naba mbeshye pe. Kandi njyewe buriya wampa 1000 cyawe wabitekerejeho, wanyishurira iyo nzu wabitekereje, wanyambika wabitekereje, wangaburira wabitekereje, ariko kuza nkubwira ngo umva uko imbwiye atari ko imbwiye, uwo si Theogene, uwo si njye. Ngira limite, ngiraho ntarenga, ngira umurongo ngarukiraho. Rero nagira inama abantu muri ku Mpanuro TV, ku Iriba ry'Abera TV n'ahandi ntazi, mwaza tugashira amavi hasi, tukambaza, tugahamagara Imana ikabana natwe, ikadukiza ibyago n'amakuba. Rero ndabizi nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero abasambana, kuraje, abiba, nababwira iki? Mbere y'uko bazisenya narababwiye ngo poromosiyo yo kwiba irarangiye, bonus Imana yari yarabahaye irarangiye. Ndababwira ngo terura icyanyuma wigendere, ubutaha ntuzongera. Natangiye kubona bamwe batangiye kotsa injugu ku mabaraza y'amabutike y'abandi, hari n'abagiye mu budije, abandi batangiye gushaka utuzi mu masaro. Ntawe ncyuriye, ururura kureba, ariko izi nanjye ziri kundeba. Nyabuna mureka abasenyana basenyane, mureka abasebanya basebanyane. Mundebe hano, mundebe, munyitegereze.
iherezo rya byose byose birarangiye. Imana igiye gukora ikintu iki kimwe kitagira icya kabiri. Nta muntu uzongera kukwirukana kubera kutize. Nta muvugizi wa ADEPR uzongera kukwirukana kubera ko nta diporome ufite. Ahubwo uzashumba abize wowe utarize. Igihe tugiye kwinjiramo gikeneye umunyamwuka, ntago kizaba kigikeneye diporome. Ibi mbiherewe aha nicaye, ntabwo ari ibyo yambwiriye mu rugo. Ibi mbiherewe aha. Kandi inyoni nini n'intoya zirashaka guhurira mu cyari kimwe, kandi murabizi ko hari inyoni zizirana. Ariko kubera ko azaba ari cyo gihe kigezweho, azaba ari cyo gihe twinjiyemo, nyabuna nubona umushitsi aje kugana, deni umukarane w'ibarura ukabona araje, uzatanga imyirondoro ya nyayo kandi umubwize ukuri, bizagufasha. Ntuzamurushye kuko ntumuhemba. Gusa nutamuhemba wazihemba, kandi azihemba igikwiriye. Inka yagukamirwaga ashobora kuba ariyo ashorera nawe akajya kuyikama, ko nawe akeneye amata. Igihe yari amaze yumva ku makuru nawe yari akeneye kuyanywa. Rero ibyitwa iyerekwa n'ihishurirwa ndumva ni aho ngaho. wenda twavuga byinshi iby'Imana yavuze, ubundi birazira kubyongera cyangwa se kubisesengura. Tuba turimo turagenda tuvanga ibintu, ahubwo reka kuri iyi nshuro mbere kwenda tuza gusoza iki cyiciro cyacu, tuzakomeza tuganire n'ibindi byinshi birahari. Iby'Imana mujye mubyakira gutyo. Niba ari icyo ubikomantaho personal, ariko birazira gusesengura iby'Imana kuko ubicumuriramo ku by'Imana nyine biba biri mu cyiciro cy'ubumana, ntabwo ari mu cyiciro cy'abantu. Reka mushimire cyane. Gusa niba hari ubundi butumwa cyangwa se hari message wagenera abantu bijyanye na bino bihe turimo, tugeze mu gihe navuga ngo turi muri crise y'ijambo ry'Imana, kubera ko abantu benshi bateraniraga uyu munsi, yenda harahagaze hamwe, yenda haranasenwe, hazanasenwa, yenda n'abandi bavugira ijambo ry'Imana ahantu benshi abantu babonaga ni kuri YouTube yaje mu bucanshuro n'ubusambo n'ibindi byinshi cyane bibi. Ariko niba hari ubutumwa cyangwa se hari ubujyanama twashyira kuri iyi message yawe wari ufite uyu munsi, kugira ngo ubundi tureke n'izindi gahunda zinakomeze, ngubwo irumva ntavunika. Icyo nsaba nifuza ni ugusenga. Igisubizo ubundi mu magambo make ni ugusenga. Abantu bongere bakora iyo bwabaga, bige kongera kubana n'Imana, kubera ko ibi bintu urabona, mpanura biriya bintu ku Iriba ry'Abera TV nta mezi abiri aracamo, ariko mbabwiza ukuri mpagazeho, nimuze dusenge. Pasi ni ubwa mbere ndize mu kiganiro nitwa njyewe, ariko ndifuza ko abakristo mwanyemerera tukagira icyifuzo kivuga ngo Mana ongera udukore ku maso turebe. Nicyo cyifuzo numva ngize aka kanya, kuko nidukora ku maso tukareba, Pasi hari ibintu tutari bwitiranye byinshi cyane, hari ibintu tutari buvangavange. Ariko nidukomeza muri ibi, urumva hano ruguru barimo baransenya ndi kubumva, ibyo nta kintu bimbwiye. Na Yesu umwana w'Imana se ntabwo twaganiye ibyo bamukoreye? Nta kibazo, nta kintu bimbwiye, ariko ibyo simbyitayeho kuko ntibari bahari ndota. Reka nisabire abatwumvise, ngize icyifuzo, niba uri kumwe nanjye uze kubinyandikira.
bwira Imana ngo Mana nkora ku maso kandi yego icyo kintu unsubize ku rufatiro, rwose umpe umutima wo kwimenya no kwirondora, menya aho mpagaze. rwose Ese Uwite umutaka wambwiye ndacyawufite? Ko wambwiye ko ibiza n'ibiza uzandinda ibirwara by'ibyorezo, ubwo burinzi buracyari ku buzima bwanjye cyangwa nanjye nabaye nk'abandi bose? Numara kubona aho uhagaze biragutera n'icyo gusengera, birakwereka n'icyo usengera. Ariko nongere mbacira umugani. Ntabwo igisubizo ari ugukuramo, nta nubwo igisubizo ari ukwambara, ahubwo ikintu gisekeje uwakuyemo n'uwambaye mwese mugiye kuhuriza ibiganza mu isahani imwe. Mu yandi magambo nta mwanya uhari wo kuzongera gucyurira undi, nta n'igihe gihari cyo kuzongera kwita ku byo mugenzi wawe ari gukora. Imana ibahe umugisha utagabanije mu izina rya Yesu. amen. Ku bantu badukurikiye mwese Imana ibahe umugisha. Ku muntu utabonye nimero ya Nibishaka Theogene reka ayitubwire, ariko benshi muyisanga no kuri Baryabera TV murayibonaho. Reka tubwire nimero ya telefone. Telefone yanjye ni 07 83 0100 iyo nimero niyo nkoresha kuri WhatsApp. Imana rero ikugirire neza, ariko senga ugifite uburyo, gusengesha bitaraza. Reka nkusabe aka kanya dusoza usabire mugisha abantu bose bumvise iyi message kandi bakayisobanukirwa, n'abatayisobanukiwe nabo umwuka akomeze kubasobanurira ibyavugiwe muri iyi message. Sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda Mana n'abanyarwanda, ndabizi ko udukunda nubwo Satani atwanga, ariko ndabizi ko udukunda. Ndasenze ngo uhagararane natwe muri iki cyorezo kandi ugikureho burundu, n'ibindi byose byari bigiherekeje twe tutazi nk'abantu ubiduhushe mu izina rya Yesu. Uburinzi bwawe bube ku banyarwanda ndetse n'abandi bantu no mu bindi bihugu. By'umwihariko dusengeye abaganga bari kwita ku barwayi, ubahagarareho ubashireho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishobora byose ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda. Turabakunda cyane, mukomeze mubane natwe ibihe byose. Bye.